twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu Nyagasani akaduhamagara ngaha kuri buri munsi kugira ngo tumusingize. Urakoze Nyagasani gutwakira mu ngoro yawe ntagatifu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, irifuza guturana natwe kuri wa gatatu w'icyumweru cya 32 ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Kiliziya y'Iraterano y'igororero Imana. Isomo rya mbere ni y'Inkuru ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 9 kugeza ku 11, wa 16 kugeza ku 17. Bavandimwe, murinzi Imana yiyubakira, kubw'ingabire nahawe n'Imana nashije ikibanza nk'umufundi w'umuhanga, undi acyubakamo. Nyamara buri wese yitondere uburyo yubaka. Nta kindi kibanza kindi gishobora guhangwa usibye igisanzwe Yesu Kristo. Ubwo se nimuzi ko muri ingoro y'Imana kandi ko Roho w'Imana batuyemo, nihagera rero usenya ingoro y'Imana, Imana nawe izamusenya, kuko ingoro y'Imana ari ntagatifu kandi iyo ngoro ni mwebwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 46. Dore ingoro y'Imana mu bantu. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera ubura mu gihe cy'amage. Nicyo gituma tutagira ubwoba naho isi yabirinduka cyangwa imisozi igatengukira mu ngeri y'inyanja. Ariko hari uruzi rwagabye amashami agahimbaza umurwa w'Imana, n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi ubutagatifu. Imana iba muri wo rwagati, ntuteze guhungabana. Imana ibutabara kuva bugicya. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Nimuze mwirebere ibyo Uhoraho yakoze, ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi. Dore ingoro y'Imana mu bantu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza ku 32. Muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje. Yesu azamuka agiye Yerusalemu, asanga mu ngoro y'Imana hari abantu bahagurira ibimasa n'intama n'inuma n'abicaye bavunja ibiceri. Nuko abaha imigozi mo ikiboko bakubitisha, bose abasuka hanze y'ingoro, yirukanamo n'intama n'ibimasa, anyanyagiza ibiceri by'abavunjaga, ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati, nimuzikura aha ngaha, inzu ya Data mwayigize inzu y'ubucuruzi. Nuko abigishwa be bibuka ko handitswe ngo, ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Nuko Abayahudi baramubaza bati, utanze ikimenyetso ki gituma wiha kugira utyo? Yesu arabasubiza ati, nimusenye iyi ngoro, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Abayahudi baramubwira bati, kubaka ingoro byamaze imyaka 46, none wowe wayihagarika mu minsi 3? Iyo ngoro Yesu yavugaga yari umubiri we. Amaze kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa be bibutse ko yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe, bemera n'ijambo Yesu yari yaravuze. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Dore ingoro y'Imana mu bantu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwawe mu rugo rwawe, agakuzwa nanjye iwanjye mu rugo rwanjye. Turi buze kumererwa neza, dore ko turi ingoro y'Imana. Nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Nous sommes des temples de Dieu. Kuri iyi tariki ya 9 Ugushyingo turahimbaza umunsi Kiliziya y'Iraterano y'igororero Imana. Iyo Kiliziya rero ni katedrale ya Papa, ni icyicaro cya Papa, ni katedrale ya Roma, icyicaro cya Papa. Katedra bikavuga ngo siège, icyicaro. Umwepiskopi rero wese aba afite icyicaro, paroisse katedrale dukunze kuzumva hirya no hino. Rero Papa, umushumba wa Kiliziya, umusimbura wa Petero, nawe katedrale ye, iyo ngoro, icyicaro, naho ngaho nyine Roma, iyo Kiliziya y'Iraterano. Anayo turi kwibuka uyu munsi, bikadufasha nanone kwibuka izindi Kiliziya uko zegurirwa Imana. Iyo ngoro y'Imana, ingoro y'Imana nyine igomba kwegurirwa Imana. Kiliziya ingoro y'Imana. Umunsi w'ingo hari kuwa mbere, umunsi abantu benshi dukunze kwita lendiose. Indwara ya lendiose yateye ubu ngubu, aho usanga benshi nyine ku kazi bari kuregeza, bamwe bakorera ijisho, abandi bananiwe ku munsi wa mbere. Nuko rero iyo ndwara bakayita lendiose, aho ubona benshi nyine bananiwe batari gukora imirimo. Ngo umunsi umwe rero mu ishuri, ngo hari hirya kure cyane muri Afurika, ngo mwarimu yageze mu ishuri abona abana bamwe barananiwe, abandi bari gukora batishimye,
abandi birumvikana bari bishimye. Nuko afatamwe abana babiri arababwira ati musome iyi nteruro ngiye kubabwira. Nuko yandika interuro ku kibaho maze kugira ngo nyine koko asuzume ubumenyi bw'abo bana aho bugeze mu gusoma. Nuko umwana umwe aratangira arasoma ati ababyeyi ba Yezu bamujyana gusengera i Yerusalemu. Ukabwira undi mwana ati nawe usoma iriya nteruro. Nuko nawe aratangira arasoma ati ababyeyi ba Yezu bamujyana gusengera i Yerusalemu. Uwa mbere arasomye ati ababyeyi ba Yezu bamujyana gusengera i Yerusalemu. Uwa kabiri ati ababyeyi ba Yezu bamujyana gusengera i Yerusalemu. Nuko mwarimu agira amatsiko yo kubaza abo bana impamvu basomye gutyo, maze ahera ku wa kabiri wari uvuze gusengera, maze aramubaza ati kuki se wasomye biriya? Nuko umwana aramubwira ati ejo ku cyumweru hashize twari twajyanye na papa na mama gusenga. Nuko mwarimu nyine ahita yumva ko umwana yari ajyanye n'ababyeyi be gusenga. Nuko agira amatsiko yo kubaza na wa wundi wavuze gusengera i Yerusalemu babyeyi munyumvire. Nuko wa mwana n'agahinda kenshi aramubwira ati mwarimu we ntiwabyumva uburyo ukuntu kugeza na n'ubu iyi weekend yose papa ataragera mu rugo. Muri weekend papa aza yasinze, na n'ubu ntiwabyumva uburyo mama ejo mubikiye inyama ziryoshye cyane, none kugeza na n'ubu ziracyari ku meza ntaragera mu rugo. Ntiwamenya aho none yagiye gusengerera. Bakristo bavandimwe, ngo uyu wa mwana wa mbere uvuga ukuntu nyine ababyeyi bagiye gusengera. Aha, ese wo mukristo muvandimwe, wowe ujya gusengera i Yerusalemu cyangwa ujya gusengera i Yerusalemu? Aha, nguko abakristo bavandimwe tugiye kureba muri aya masomo uburyo abenshi muri twebwe, wowe nanjye wasanga urimo, abenshi tujya dusengera aho kujya gusengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu Yerusalemu. Mu ngingo nziza igira iti dusengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Amen, amen, amen. Birabaje kubona abantu benshi bajya gusengera aho kujya gusenga. Turaza kumva ingaruka rero zo gusengera uri mu ngoro, ndetse n'ingaruka nziza birumvikana zo gusengera Imana mu ngoro. Umererwa neza ugashisha wumva. Kubera iki? Gusengera Imana mu ngoro ya ntagatifu, ingoro ya Yerusalemu. Aha rero turaza kuyigarukaho ubwo turi guhimbaza uyu munsi ngarukamwaka Kiliziya yari yaterano yeguriweho Imana. Natwe tukibuka ko turi ingoro y'Imana, tugomba nyine kwegurirwa Imana buri munsi. Umukristo utegurirwa Imana buri munsi, umukristo utajya mu ngoro y'Imana, aha ni wa wundi nyine ushobora kujyana n'ababyeyi be bakajya gusengera muri paruwase runaka, aho kujya gusengera muri paruwase, aho kujya gusengera mu kiliziya. Dusengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Isomo rya mbere nk'uko twabizirikanye, Pawulo mutagatifu yaributsa abanyakorinti ko bari ingoro ya Roho Mutagatifu. Vous êtes des temples de l'Esprit Saint, ingoro y'Imana aho Imana ituye. Ndetse na Zaburi y'uyu munsi iragaruka ku ngoro. Dore ingoro y'Imana mu bantu, kiliziya y'Imana mu bantu, aho Imana itura, aho Imana iza rwagati mu bantu. N'ivanjiri y'uyu munsi twayumvise Yezu Kristo ari kwirukana abacuruzi mu ngoro kugira ngo ntibayicururizemo nyine. Ingoro y'Imana nyine ntabwo ari iyo gusengereramo, ahubwo ingoro y'Imana niyo gusengeramo. Ingoro y'Imana ntabwo ari gucururizamo, ahubwo ingoro y'Imana koko niyo gusengeramo. Kuko Yezu Kristo yirukana, nanjye kuvuga abavumyi, akirukana abasinzi, akirukana abacuruzi, kugira ngo hato batanavuza ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana gusengerwamo. Ntabwo tujya gusengerera mu ngoro y'Imana, ahubwo tujya gusengeramo. Ngabo babana bamwe bareba ukuntu ababyeyi babo, hari ababyeyi bamwe babaye abasinzi, abo ngabo nyine birirwa basengera. Hari n'ababyeyi basenga, priye, abo ngabo nyine batoza abana ikinyabupfura, bakabatoza bakajyana n'abana kujya gusenga, kujyana n'ababyeyi babo kujya gusenga mu ngoro ntagatifu, ingoro ntagatifu Yerusalemu. Kuko n'ababyeyi ba Yezu nabo bamugenderera bakajyana no kujya gusengera hehe? Yerusalemu. Uyu mwanya wa Kristo bavandimwe tugiye kurebera hamwe ubwoko bune bw'ingoro. Ingoro bityo nawe uze kureba ubwo ujya gusengeramo cyangwa ujya gusengereramo. Ubwoko bwa mbere bw'ingoro, c'est le temple comme bâtiment, ni nk'inzu y'Imana cyangwa kiliziya yubakishije amabuye, amatafari, imicanga, des éléments matériels, ibintu bifatika bigaragara. Iyo niyo ngoro ya mbere. Mbese nk'ingoro Yerusalemu yamaze imyaka 46 bayubaka. Bâtiment, ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'ingoro. Ubwoko bwa kabiri bw'ingoro, c'est le peuple de Dieu, temple comme peuple de Dieu, ni ingoro y'Imana, ari bo bayoboke b'Imana, imbaga y'Imana, imbaga y'abashakashaka Imana. Iyi nayo ni ingoro. Abandi bateraniye mu kiliziya
bakajya kuri paruwasi bakajya gusenga. Iyo nayo ni ingoro y'Imana, peuple de Dieu. Ubwoko bwa gatatu bw'ingoro, c'est le corps du Christ, umubiri mayobera wa Kristo, umubiri wa Kristo. Anabyo twumvise muri Evanjiri, Yesu ubwo yashakaga kuvuga nyirizina iyo ngoro bazasenya bakayubaka mu minsi 3. Iyo ngoro yari umubiri we. Yesu ati nimusenye ingoro, mu minsi 3 nzaba nongeye kuyubaka. Amen, amen. Iyo ngoro Yesu yavugaga yari umubiri we. Amen. Nguko uko iyo ngoro ya gatatu tumaze kuvuga, corps du Christ, corps mystique du Christ, umubiri mayobera wa Kristo, umubiri wa Kristo. Iyo niyo nanone kiliziya n'ubundi Yesu Kristo abereye umutwe, twebwe tukaba ingingo ze. Naho ingoro ya kane ni ingi Pawulo mutagatifu yavuze agira ati ntimuzi se ko muri ingoro y'Imana kandi ko roho w'Imana batuyemo. Amen, amen, amen. Nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Turi ingoro y'Imana, imibiri yacu ni ingoro y'Imana. Aha ngibyo rero Pawulo mutagatifu yasoreje avuga ati nihagira usenya ingoro y'Imana, Imana nawe izamusenya, kuko ingoro y'Imana ari ntagatifu kandi iyo ngoro ni mwebwe. Amen, 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 amen. Ngewe ya ngoro yo mu Kristo, umubiri wawe ndetse na roho yawe bigize ingoro y'Imana, aho Imana itura mu mutima nama, aho ngaho Imana irahatuye. Rero nta mpamvu yo guhandavuza, nta mpamvu yo guhacakaza, nta mpamvu yo guhashyira umwanda, ahubwo ukamenya ko nyine Imana ihatuye mu mutima nama. Imana irahatuye kugira ngo ikomeze kutugira neza. Ese ngewe niyi suku nakora muri izi ngoro tumaze kubona ko ari enye, nahakorera suku ki kugira ngo mbashe guhasengera, mbahurire n'Imana? Izi ngoro zose ko ari icyo zihuriyeho, nuko ukiza ariko twahuriramo n'Imana, ngahahurira na Yesu, ngahahurira na Kristo, aho guhahurira na Sekibi, ngaza guhasengera aho kuza guhasengerera, ngaza guhasengera aho kuza guhacururiza. Bityo nkunga na Yesu Kristo, nkabumwe na Yesu Kristo, nkavugana na Yesu, tukabana, tugahuza. Yesu Kristo mwanya tukaganira, kuganira na Kristo mu ngoro y'intagatifu, kuko inzu y'Imana, ingoro y'Imana yo gusengerwamo. Ese mu Kristo muvandimwe, izi ngoro mumaze kuvuga ko ari enye ujya uzitambukamo? Ujya ujya mu kiliziya? Uherutse mu kiliziya ryari ku cyumweru? Ese ujya uhura n'abandi mukaganira ku ijambo ry'Imana? Dore ko Yesu Kristo yivugiye ati aho 2 cyangwa 3 bateraniye banyiyambaza basenga, mbari aho hagati yabo. Ese wowe ujya uhura na bagenzi bawe mukaganira ku ijambo ry'Imana, mugahurira mu ngoro ntagatifu? Uhura n'abandi dans la communauté. Ingoro ya gatatu, ese ujya uhabwa Yesu Kristo? Uracyahazwa? Uracyakira Yesu Kristo mu biganza byawe? Umubiri wa Kristo uracyawakira? Corps du Christ, guhazwa, guhabwa Kristo, ujya ukora kuri Yesu? Ese bwa kane, umutima nama wawe nawe ujya uhura na Kristo mukaganira? Ni kangahe ujya uganiriza Yesu Kristo wawe mugahura umutima nama, aho mburira na Nyagasani? Rencontre avec Dieu, rencontre avec Jésus. Ishengera ryari, nsenga ryari? Aha wasanga umutima nama wanjye njya mpasengerera aho guhasengera. Dusengera Imana mu ngoro yawe ntagatifu. Ngo umunsi uhejya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore kandi bari babyaye abana, ariko ari abakristo b'indani, babanye neza rwose, basenga, bakora n'ibikorwa by'urukundo, mbese ari abantu b'indani pe mu idini, ari abayoboke b'Imana, basenga abakristo b'indani. Nuko ngo umunsi umwe hari ku cyumweru, umugabo abwira umugore we ati mva madame, ndi kumva narwaye, wowe gendana n'abana mujye gusenga ku cyumweru, ngiye ntabwo mbonetse, ndi kumva nta mbaraga afite. Nuko umugore aragenda koko ajyana n'abana gusenga. Umugabo nawe asigara aho ngaho nyine mu buriri ku gitanda. Nuko umugore nyine arasenga hamwe n'abana. Igihe rero kiza kugera, wa mugore avuye mu misa aza yiruka yibwira ati wasanga umugabo yarembye, reka nihute kujya mu mujyane kwa muganga. Nuko ageze mu rugo asanga hari undi mugore, hari agakobwa nyine winjiye mu rugo rwe. Uri gukora iki? Uri gusasa uburiri bwe mu Kinyarwanda. Kari gusasa uburiri bwe, gusasa uburiri bw'abandi mu Kinyarwanda mw'ababyeyi mwe. Nuko ngaho nawe utekereza, uyu mugore avuye gusenga, uyu mugore avuye mu misa, none asanze hari undi uri gusasa uburiri bwe. Arabigenza gute? Kandi kwikubitira umugabo yari mubwiye ngo ararwaye ararembye, we najyane n'abana mu kiliziya kujya gusenga. Ngaho nawe utekereza ibigiye kubera aha ngaha. Ese uyu mugore azatuza ubundi akomeza arebere bari gusasa uburiri bwe koko? Bizagenda gute? Nuko uyu mugore aritunatuna, maze abangura inkoni, nanjye kuvuga nka cya kiboko Yesu yaboshye, akagikubitisha abacuruzi bari mu ngoro. Urumva ko uyu mubyeyi nyine asanze bari ku buriri bwe, bari guhacururiza, bari guhasengerera. Nuko umugore afata ikibando ngo agiye kubahondagura.
birumvikana umurusha amaguru bariruka. Uwo mugore noneho ntiyabyihanganira maze afata inkoni ngo agakubite. Nuko uyu mukobwa ariruka amurusha amaguru. Amaze kumurusha amaguru akomeza kumwirukaho mpaka amufashe. Amaze kumufata nuko amufashe mu mashyingu. Abandi bakristo bari bavuye gusenga muri ya misa nabo barahingutse kuko bamaze kumva iki kibazo, nuko bashakisha uburyo bwose babakiza. Maze mu kubakiza wa mugore akomeza kubatera ishoti. Nuko muri ako kanya akuramo ishapure ati, iyi shapure ndabanza nyishyire hasi ubundi ngukubitire umusega. Ibaze nawe umusega ari nde? Uwo mukobwa w'ababyeyi wari wagiye gusasa uburiri bwe ngo ni umusega. Nuko uwo mugore atangira kumukubita nako amutonganya bikomeye cyane. Ibi ntambara ikaze aho ngaho. Abakristo benshi barahura bari bavuye gusenga, barakiza ariko biranga. Ubundi akomeza kumunobagura amuhondagura. Ntabwo nshaka kwibanda uburyo intambara yarangiye, ahubwo icyatunguye abantu kuri uyu mugore ni uko ngo yakuyemo ishapure ababwira ati, iyi shapure ngiye kuyikuramo kugira ngo mbone uburyo nobagura uyu musega. Basigara bibaza uwo musega nyine, uwo muntu, uwo mukobwa nubwo yari agiye gusenya urugo rw'abandi ariko se ahindutse umusega gute? Sinifuza kuvuga uburyo intambara yarangiye aha ngaha, ariko nifuza kuvuga uburyo urugo izi ngoro zose ko ari enye bazitambutsemo, bakazitambuka bari gusengeramo aho gusengeramo. Murumva bagombaga kujya mu nzu y'Imana ku cyumweru muri kiliziya kugira ngo nyine bajye guhasengera nko ku cyumweru. Bombi rero birangira batagiyeho bombi, umwe yisigaje mu rugo ngo ararwaye. N'uryo wageze mu ngoro urumva yahuye na communauté, ahura na le peuple de Dieu, abayoboke b'Imana bagenzi be bahurira mu kiliziya ya ngoro ya kabiri twavuze. Bamaze guhura basabanye nyine, noneho basangira na Kristo, wa mubiri wa Kristo. Barasangira, barahuza, bakora kuri Kristo nawe arimo kandi yakoze kuri Kristo. Avuyeyo rero sibwo asanze nyine hari ibibazo biri mu rugo. Ese iyo usanze hari ibibazo biri mu rugo, ni ngombwa kwanavuza iyo ngoro yawe. Navugaga umutimanama, ya ngoro ya kane twavuze, ngo utangire utongane, ukubitiremo abantu, ubanobagure, ubahondagure, ubatuke ngo ni imisega n'ibindi byinshi cyane bitutsi. Umuntu uvuye kwakira Yesu atokana gute bakristo bavandimwe? Kabone n'ubwo wahura n'ibibazo, kabone n'ubwo wahura n'abantu baguhemukiye, abaje kukwiba, abaje kukwangiriza, abagutoteza, abari kugutuka, abaje kukwiyenzaho, abari kuguca inyuma, abaguhemukiye. Ese nk'umukristo koko ni ngombwa umuntu uvuye kwakira Yesu kwambura ishapure ngo reka nobagure umusega koko? Ni ngombwa nk'umuntu w'umukristo uvuye guhabwa Yesu watambutse muri izo ngoro zose, le temple de Dieu vraiment, warangiza koko ngo ugiye kunobagura abandi, ugiye gukubita abandi, ugiye gutonganya abandi? Ese mukristo iyo usanze hari umuntu waguhemukiye, nawe ubangira umunwa ingata, ukavuza induru, ugakusanya ibibando n'amahiri ngo reka nobagure imbwa, reka nobagure umusega? Nk'uko abantu benshi tuva gusenga ariko bikaza kurangira nyine tugiye gusengera, ndetse bamwe banga kujya gusenga mu ngoro y'Imana, abo bakomeza basengerera mu ngo zabo. Ngo ku munsi w'icyumweru bamwe twigumira mu iraha tukabeshya ngo twarwaye. Nyamara hari izindi porogaramu twapanze, hari izindi bizinesi twapanze zo kujya gusengera. Bikaza kurangira ntwaye ikijerekani ngiye gusengera urwagwa, bikaza kurangira nasinze ingeso mbi z'ubusambanyi, nasinze ingeso mbi z'ubusambo, nasinze ingeso mbi z'ubusinzi. Kujya gusengera akaho umugani wa mwana, ababyeyi bajya gusengera. Bakristo bavandimwe, koko dukomeze dusengere mu ngoro y'Imana, dukomeze dusengere mu ngo zacu. Kandi Yesu Kristo ashaka kutwiyereka kugira ngo tumusengere aho ngaho mu rugo rwacu. Urugo rwacu ni igicumbi cy'ubuzima, urugo rwacu ni igicumbi Yesu agomba gukuriramo. Abana bagahakurira bafite urugero rwiza nyine, babona ababyeyi bajya gusenga. Abana aho kugira ngo babone ababyeyi bajya gusenga, bakajya babona bajya gusengera ingeso mbi nyine, bari gusengera ingeso mbi, bari kujya kwandavura mu ngeso mbi, ingeso mbi z'urukozasoni n'izindi ngeso mbi zose zidahesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Ingoro y'Imana twarayandavuje. Abakristo benshi tujya dukuramo amashapure, reka mbanze nobagure umusega. Kubanza gukubita umusega ababyeyi, umuntu yabaye umusega gute? Nk'uko gutukana, abantu benshi tujya dutukana tuvuye gusenga, tuvuye kwakira Yesu. Nyamara twibuke rya tegeko ry'umuntu uvuye guhabwa Yesu, uvuye guhabwa Ukaristiya. Uwakoze kuri Yesu ntakorakora, ibiganza byakoze kuri Yesu ntibikorakora. Umunwa wakiriye Yesu nahawe Kristo
ntabwo nongera kuvuga amahomvu, ntabwo nongera kuvuga ibiterasoni, ntabwo nongera kuvuga amagambo asebanya, ntabwo nongera kuvuga nabi, ntabwo nongera gutongana. Umukristo wakiriye Yesu mu murimo we, mu biganza bye, akongera kuko ibyo bintu ni ishyano, ni amahano. Ingoro y'Imana ni ingoro yo gusengeramo. Ingoro y'Imana ni ingoro yo guherezamo Imana ikuzo n'icyubahiro, naho Imana ituye. Izo ngoro zose bakristo bavandimwe, turebe uburyo tujya tuzicumuriramo, turebe uburyo tujya tuzisengereramo, aho gusengeramo. None koko Yesu yararakaye. Yesu natwe umunsi umwe adukubitisha ibiboko. Ese mwagize ngo ni Yesu n'iki kibando? Oya, Pawulo yagize ati nihagira usenya ingoro y'Imana nawe izamusenya. Nk'uko abenshi twagiye twiyandavuza tukinjiza abasekibi wacu, ngaho rero bagiye kudusenya. Ngizo zanjye sobe ziri kudusenya, zikadusenyagura umunsi ku wundi. Kubera iki? Twimuye Kristo twimika sekibi, twimuye Imana twimika ibigirwamana. Twagiye gusengera aho gusengera mu ngoro y'Imana. Buri wese rero n'umukoro areba uburyo akora adoration, areba uburyo ashengerera, areba uburyo izo ngoro twavuze ko arenye n'ubundi bwoko ushobora kongeraho. Ureba uburyo izo ngoro z'Imana zubahisha, ureba uburyo Imana itamuka iwawe, maze ubwo turi guhimbaza Kiliziya Iraterano yeguriwe Imana, natwe tumenye ko Imana ifite icyicaro iwacu. Katedrale y'Imana Yesu Kristo iri iwawe, iri iwanjye, umutima wanjye. Katedrale y'Imana, icyicaro cy'Imana kiri hehe? Kiri iwanjye, kiri mu rugo rwanjye, kiri mu nzu iwanjye. Dusaba inema yo gutandavuza ingoro y'Imana, kwirinda kuvuga nabi mu ngoro y'Imana, kwirinda gusakuza mu ngoro y'Imana, kuyigirira isuku, guhabwa penetensiya, kwanga ibyaha, kwisukura, nkareka ibyaha byanjye. Ibyo byo gutongana, kuvuga nabi, gusebanya, kunegurana n'izindi ngeso mbi zose nakorera mu ngoro y'Imana, izo zose nzirinda uyu munsi, maze nanjye ninjire mu ngoro y'Imana nkeye. Nkora iki? Nsengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu. Amen. Twese bakristo bavandimwe, twongere twireba aho twandavuje ingoro y'Imana, maze menye ko ingoro y'Imana ngomba kuyisengeramo, ngapfukama nkarangamira Imana, aho kurangamira inzoga, aho kurangamira ibiyobyabwenge, ahubwo ingoro y'Imana nkayisengeramo. Ingoro y'Imana niyo gusengerwamo. Mwese bifurije amahoro y'Imana mu ngo iwanyu. Kristo atahe iwanyu maze ahagwize ibyiza bye. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.